Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi ku wundi. Reka dukomeze na episode yacu ya 11 ya Ange w'umukire. Ubwe duherukana ubwo dance bari bamaze kumushimuta ndetse bari bamubuze ba Chris bose. Gusa Manzi we ndetse na Patrick bari bafite umugambi mu bidore ko bari banateguye ko nibiba ngombwa bari buze kuba bakica go dance. Reka dukomeze igice cyacu cya 11 nkwibutsa gukora subscribe wowe turayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Ese koko Ange uri kubona bino bintu kuko ndibuze kubigenza gute? Oya rwose baby ntugire ikibazo araza kuboneka kandi sinzi impamvu ufite ikibazo nge ndizeye ko ari buze kuza rwose. Sinzi nyine gusa ndi no kumva nta nubwoba mfite. Ahari nta kiri buze kumubaho rwose ntugire ikibazo baby. Ange we ntabwo bizuriya niwe wonyine gusa mfite nta muntu unaba nsigaranye nde koko. Ibaze urabizi neza mu rugo barapfuye papa na mama ntabakiriho. Nyine ni go dance gusa nsigaranye none hibaze nawe rwose bamutwaye cyangwa se akagira ikimubaho agapfa. No rwose Chris wigira confusion nkizo ngizo reka nanjye kuntera ubwoba pe. Gusa icyo nizeye hamwe n'Imana ndabizi ari buze kuba yaboneka. Urazi Ange iki se be ndakubwiza uko uragize ikintu kiba kuri go dance nanjye nahita ko niyahura. Oya se kandi Ben ntabwo ibyo byabahumura ndetse sinzi impamvu uri no kubivugaho. Ndabizi neza nta kintu kiri buze kumubaho kandi se basi ntiwizera Imana. Hari ibyiringiro bijya bishirana umuntu nanjye nibyo biri kumba ndi kumva nta mbaraga mfite ndi kumva nacitse intege natangiye kwimvamo ko mushiki wanjye bashobora kuba bamushimuse pe. No Chris don't worry kabisa turibuze kuba twamubona hamwe n'Imana. Wowe wizera Imana ibindi byose biraza gukemuka. Yaba ari wowe biri kubaho ntabwo wabyumva. No se Chris ushatse kuvuga ko ngiye bitari kumbabaza? Erego umenye ko twamaze kuba umuryango. Sindi girlfriend wawe se? Yeah of course uri girlfriend wanjye rwose Ange. Ya rero jye menya ko ibintu biri kukubaho nanjye babiri kungiraho ingaruka. None se nge nakwishimira kubona wababaye koko. Kandi rego umenye ko go dance uretse no kuba nge nawe dukundana go dance yaramaze kuba inshuti yanjye. Rero sinumva kuntu nanjye birambabaje pe. Nta kibazo rwose gusa ndumva mfite confusion sinzi kuntu nibuze kuba nabigenza. Oya ntugire ikibazo rwose be araza kumera neza kandi turibuze kuba twamubona. Ahubwo se twatanze ikirego kuri polisi Ange. What are you sure? Yeah of course none surabona nyine twamubuze kandi nta kindi kintu twakora. Ndabona rero kuguma tubicegetse byaba byiza dutanze ikirego kuri polisi rwose. Ubwo se Chris dutanze ikirego kuri polisi kandi atabuze urumva bitaba ntibyagaragara nabi. No ariko abapolisi nizo nshingano zabo kandi nta nicyo badutwara. Rero ndumva twagenda tugatanga ikirego ibindi bikaba byaza nyuma. Ati yes ntari bireka nimba ari ibyo ngibyo turuze kuba twagitanga ariko byaba byiza tugitanze nyine tumaze kumenya neza ko Patrick yaje ndetse tukamenya neza ko batari kumwe kuko dushobora kujya kugitanga kandi ari kumwe na Patrick ugasanga ni ikibazo. Kandi wibuke neza ko Patrick yari mu isoko kandi nago dance bambwiye ko mu gatondo agiye ku isoko. Rero sinzi ndumva atari ngombwa ko twahita ko dutanga ikirego. Reka tuzaye turindire Patrick abanzaze ibintu turibuze ko twabimenya nyine tubaza kumenya ibyo ari byo. Nta kibazo rwose Ange tubikora uko nguko bimbwiye. Gusa Patrick we aho yararese kamagarwa na Manzi kumpamagaye se kandi ni amahoro. No nta mahoro abirimo bro. Ariko umukobwa naramukoherereje sinzi ikibazo ufite. Yeah of course namubonye kandi ndi kubona ndibuze kumwica vuba hanga rwose ntabwo iri butinde iti. Ariko bro nubwo nakubwiye ngo twamwica ntacyo bitwari ku ibyo bintu byatuzanira risk we. Uzi ko dushobora gusanga badufunza ahubwo kugira ngo ibyo twari dukurikiranye tubigereho ugasanga tugeze mu mariske menshi cyane. Bro none ntacyo dusigaje ariko hari undi mupango mfite. Ariko Manzi nawe mipango yawe uhora mu mipango wowe ariko ntacyo mbwira umupango wawe menye uwo ari we. Rero mva nkubwire rwose Patrick tugiye gukora uko dushoboye duhamagara uwo mukobwa Ange tumubwire agerageza atange access nadatanga access kugira ngo abantu babe babikuza amafaranga. Tumubwire ko turi buze kuba twakica no mwana nabyanga ubwo ngubwo turamwica kandi nta nibindi bintu. Ese Manzi ko none ibyo bintu we turisho rwose utekereze kuko ndi kumva ibyo bintu none uvuze ntaga ari byo pe nta gitekerezo na kimwe kizima kibirimo. Ubwo uri buze kubibona ko harimo igitekerezo kizima baje kukureba baje kugutwara rwose. Oya mva nkubwire pe ubwo se urumva hari ukwitanga kurenza uko nguko. Already ataka tumenya ko kurabizi neza abantu bafite access kuri iriya banki niwe gusa yamaze kubikora already kandi urabizi nta bandi bantu bari babyemerera uretse nge nawe. Urose uri kumva ari buze gutakatekereza abandi. Urabizi neza kuri isi hari abahaka benshi.
wari buze kuba nta nubwo biragoye ko yahita akadutekereza kuko urabizi wamaze kumubikamo icyizere, wari buze guhita akatekereza ko ari abahaka bashaka kuba bamwiba kuri banki ye. Okay, kandi icyo gihe niza kuba namuhamagara ndatekereza muzaba muri kumwe aho hafi. Rero ntabwo ari buyose yatekereza gute kandi ngende kumuhamagara kandi abibona neza ko muri kumwe. Sawa, nose ubwo ngubwo abyanze abyanze nyine uriya mwana arabamwice, tureta ko tumwica. Okay, sawa, ntari binoneho reka ndumva aricyo gihe cyo kubikora rero. Sawa, nta kibazo rwose, nimba aricyo gihe cyo kubikora. Gusa Ange na Chris aho bari bagiye kubana nabo babona, ndetse dogiteri arongera amuhamagaye ati se Chris bimeze biti? Ati dogiteri none ndi kumva ntameze neza, ibintu byankomeranye pe. Byagukomeranye se? Waba yani nayo mpamvu nguhamagaye rwose, kuko urabona umaze iminsi utaza gukora check up, ushobora kuba ukuguru kwawe gufite ikibazo cyane. Rero ndakwinginze ugire vuba uze hano bidatinze. Ushize nanaguhamagaye nibagirwa kuba nabikubwira, ariko ukeneye kuza hano bidatinze kugira ngo tubashe kuba twagukorera check up, kuko utinze gato yuko ukuguru kwawe kwakangirika ndetse kukaba kwatuma uba ikimuga. Dogiteri ntago ari ibyo ngibyo ndi kuvuga. Ati warunteye ubwoba, none se ubwo nguko ikindi uri kuvuga ni iki? Nyine dogiteri uzi ko nabuze go dance. Nawe rwose Chris ntukajya usetsa umukobwa w'imyaka 18 ndetse ni gute wamubuze? Oya dogiteri nawe amusuriyazi, ibaze ko kuva mu gitondo ubundi go dance ntabwo ajyarenza saa 12 atarataha, ndetse nta nubwo yamara amasaha 2 atarashika mu rugo, kuko ahora mu rugo urabizi ntabwo yiga. Of course ndabizi wambwiye ikibazo cyiwe yagize rwose ntabwo yiga. Rero urumva nyine kuva mu gitondo ntabwo ndamubona, kandi nageze hano hakiri kare, kandi nashakishije muri quartier hose ntabwo ndamubona. Rero ufite ubwoba ko bashobora kuba bamushimuse. Ariko nawe rwose uransetsa Chris, ubwo se bamushimuta na amafaranga baba bagushakaho, hari umuntu usuze mufitanye ikibazo? Nyine icyo nicyo kibazo nanjye mfite, nta muntu nzi neza ko dufitanye ikibazo, ariko mushiki wanjye namubuze pe dogiteri, kandi ndi kumva mfite ikibazo. None se watanze ikirego kuri polisi? Nyine nanjye nibyo ndi gupropoza. Hari umusore witwa Patrick waje kuba hano, ndi gutekereza ko ari we baba bari kumwe. Rero naza ngasanga ntibari kumwe, ndahita ko njya gutanga ikirego kuri polisi. Hari umusore witwa Patrick uri aho ngaho, ni umwe mu basore bakorana na Ange. Rero yaje kureba Ange ngo ukuntu ameze, rero niwe ndi gutekereza ko baba bari kumwe. Urumva rero nisanga batari kumwe, turita ko dutanga ikirego kuri polisi. Shako numva binshanze dogiteri, tuzanjye byanshanze, nabuze n'icyo nkora ndi kwibaza, nyine byanshanze ndikumva najagaraye mu mutwe. Gusa rwose Chris ntugire ikibazo ari buze kuba yaboneka, sinzi impamvu bitanteye ubwoba cyane, ariko binanteye ubwoba da, kuko nimba urumva umwana atarasanzwe wabura kuri ubwo rwego akaba yabuze, urumva harimo ikibazo. Ariko ntugire ikibazo rwose, tugira ikibazo, reka turaza kureba ibyo ari byo, nta mpamvu yo kugira ikibazo rwose, wihangane. Kandi turanatanga amatangazo kuri radio rwose, ndabizi neza ngo dance wacu turamubona, kandi ntugire ikibazo. Murakoze cyane rwose dogiteri, ariko nyine ugerageze muri iyi minsi uze, kuko uko kuguru kwawe tumaze iminsi tutagukorera check up, kandi ushobora kubona nyine bishobora kuba ibibazo mu bindi. Rero wihangane, wigo mu mwanya wawe, ukora ibishoboka byose, no weekend ntirangira utaje ngo tukurebere rwose. Sawa, murakoze dogiteri, ndumva ari byo bintu bizima tugomba gukora. Sawa Chris, ukomeze wihangane rwose. Yego nta kibazo. Chris wavuganaga nandi? Ange noneho ni n'ibibazo dogiteri nyine niyo twavuganaga. Ati dogiteri se byarangiye munabaye inshuti? Of course twabaye inshuti, kandi nyine asigaye ampamagara nyine ambaza amakuru yanjye, kandi urumva nyine abagomba kunyitaho nk'umuntu wagize ikibazo. Rero niyo mpamvu nyine yarari kumbaza ukomeze, gusa ashaka ko njya gukora check up. None se kandi ashaka ko njya gukora check up y'iki Chris? Nyine urabona ngo maze iminsi ntajya gukora check up, kandi kuguru kwanjye ushobora kugendanira kugasanga mfite ikibazo. Tuzi neza se ko kuguru kwanjye kwangiritse cyane. Of course ndabizi, gusa nyine Ange mfite ikibazo cya mushiki wanjye. Ariko Chris calm down, ndabizi neza ari buze kuba yaboneka. Gusa uzi ikibazo se gihari Ange? Iki kibazo se kandi ibaze ko nibaze iki se kandi Chris, uzi ko go dance nyine mbere yuko agenda ari byo twari turi kuvuganaho. Chris mwari muri kuvugana iki? Ibaze ko yarari kumbwira ngo tuzarega abantu bangonze, ngo bashobora kugira undi muntu nabi, ngo tureke ibintu by'impuwe. Twamaze no kubyemeranya ngo ko ngiye kuba nahamagara polisi kaza, ndetse tukagiga kuri icyo kirego. None dore nyine ndebera kuntu byagenze. Chris, are you sure? Of course ni tugiye kuba twabarega kugira ngo babashe kuba babihanirwa, kuko naze gusanga abantu batugonze bashobora kuzongera bakagonga abandi ndetse bakigendera. Ibaze rero bagonze undi muntu bakigendera, ndetse uwo muntu ntibabashe kuba bamuha ubufasha. Erega abantu bose Ange ntabwo bameze nk'abo bazatambuka ku bantu babagonze maze babashe kuba babajyana kwa muganga.
rero nari navuganye na Godanse ndetse twemeranyijwe ko tugiye kuba twajya kuri polisi tugatanga ikirego. None ndebera mubuze tutaranatanga icyo kirego. Ese Ange ko wiruhukije niki? Nyine ndahangayitse sinzi kuntu biri buze kuba byagenda. Ahubwo nyine sorry gato Chris, reka nze ndaje mbaze njye hanze gato ngende kuri toilette natako garuka. Ese umeze neza Ange? Of course meze neza. Gusa Ange yese kasohoka ndetse ahamagara Manzi. Ate se Manzi biti? Bitewe wese uko wansize. Uko nagusize kagabanya amatiku nagusize gute sari ikibazo ufite? None se ramera gute neza kandi wewe waranyanze? Ariko Manzi bino twabyumvikanyeho kandi urabizi neza niwe wankatiye, rero ndumva nta n'impamvu yo kuba twabivugaho. None se ko mpamagayera na amahoro? Of course na amahoro. Okay mbwira bimeze bite? Nyine sorry gatabona ari nanibeshye nta mahoro ari muri ibi ngibi rwose. None se byagenze bite kandi? Ibaze ko Chris yaragiye kuba yatanga ikirego ariko nyine twagize ikibazo twase ko tura mushiki we Godanse. Sinumva se nyine ari amahirwe ahubwo. Amahirwe se yahi. Nyine ibaze ko yaragiye ngo kuba yatanga ikirego kuri polisi. Rero ngiye nta nubwo ndibuze kuba narindira ngiye kuba namubwiza ukuri kandi twari twashimuse mushiki we. Ibyo nge ntabwo bikindeba rwose ukora ibyo ushaka. Ese Manzi kuki uri kumbwira gutyo? None nge nawe turacyahuriye kuki? Ndumva rero nyine ntabwo bindeba wowe kora ibyo ushaka, ibyo uri kwiyumvamo rwose abari ibyo ukora nge nta gitekerezo aho ngaho mbifiteho. Are you sure Manzi? Of course I'm totally sure. Nyine ntacyo bindebaho wowe wamubwiza ukuri utakumubwiza, dore ko nge nta naho ngihuriye nabyo byo rwose. Cyakora abasore bose ni bamwe. Of course abasore bose ni bamwe kandi n'abakobwa bose ni kimwe. Sare rero reka nakureke. Nimba ushaka undeke rwose. Nuko Ange yese kakupa Manzi. Ese Ange kuje ubabaye bimeze biti? Harya bamaze kuvugana n'ibigoryi gusa Chris. Intugire ikibazo ibigoryi kuva kera byahozeho. None se Chris turabigeza gute ubu ngubu koko? Tugiye kuba twahamagara kuri polisi ndetse dutanga ikirego. Ndumva ariyo propose isigaye kuko ndi kubona Patrick nawe yatinze kuza. Gusa bakiri muri ibyo bari kuvuga bagiye kubona babona Patrick arinjije. Ati Patrick bimeze biti? Ese Chris ko numva mpamagarana n'igihungu aho na amahoro? None nta mahoro harabwo Godanse ari hehe? None uransetsa. Ange twagurukanye hano tugiye gutembera. Twahagurukanye. Nyebigezeho nanjye na Godanse duhagurukana tujyanara. None ntabwo twajyanye ariko turi kukubaza nyine kuko yari yatubwiye ko ari mu isoko. Ubwo twatekereje ko muri kumwe. No, of course ntabwo twari turi kumwe rwose, nta nubwo twiye duhura kandi kuva mu gitondo sindamubona. Ariko rwose Patrick wimbwira ibyo ngibyo ndabizi neza muri kumwe. Ariko uzi ko Chris ashobora kuba yarwaye trauma? No, ntabwo ari trauma man, mbwira ari hereka kunshinisha bino bintu turimo ntabwo ari joke. Of course no singiye nkuko bizuri ko umuntu ungana nkanye nabandi muri joke mu bintu nk'ibyo ngibyo. Rwose ntabwo nzantari rwose kandi nyine wintesha umutwe ntabwo nzantari. Ahubwo ndumva mwana cyerereje mwagakwiye kuba mwatanze ikirego kuri polisi rwose. Twatanze ikirego kuri polisi nyine twari dugutegereje kugira ngo uze tubanze tumenye amakuru neza. Nitumara kumenya amakuru neza then tuhita dutanga ikirego kuri polisi. Yesu Kristo none isi ndangire use kuko ndabigenza gute? Dore umuvandimwe wanjye ndamubuza. Mana we use koko none ndikumva ndigushira numva sindabigenza gute? Chris don't worry rwose turibuze ko twabona kandi calm down wimera gutyo. Uziko ibyo bintu byakuviramo uburwayi kandi urabizi neza umaze iminsi uvuye kwa muganga ntabwo urakira. Rero don't worry ari buze ko yaboneka reka duhamagare polisi. Gusa bari muri ibyo ngibyo Ange yagiye kubona call bibasise ko bamuhamagara. Ati amakuru ni meza ndetse ko nta kumenya. Ni wowe Ange? Of course ninjye Ange. Okay. Rero hari ikintu dushaka kukubwira ndetse cy'ingenzi kandi ugikore kuko nutagikora biribuze ko byakubyarira ikibazo ndetse icyo kibazo rero sinzi uburyo uribuze ko wakitwaramo. Ariko sinabamenye. Ntabwo ari ngombwa ngo tumenye gusa niba ushaka kutumenya twebwe turabahaka. Kiryo jwe se ndi kuva nsa nkaho ndizi. Of course ushobora kuburiza kuko twebwe dufite ubushobozi bwo kuba twahindura amajwi ukaba wamenya ko ari uyu muntu kandi atari we. Okay, rero se mushaka iki ko numva mu mpamagaye ndetse muri no kunkanga? No, ntabwo turi kukwanga. Icyo tugambiriye twebwe no kugira ngo tunegosiye. Nubyemera ibintu biragenda neza kandi nanone numbyanga. It's up to you rwose. Bizaba bikureba niwe ingaruka nawe ziribuze ko bazageraho. Ingaruka se kandi zishingiye kuki? Okay. Nta mpamvu yuko twavuga ku bintu byinshi. Rero icyo dukeneye muri aka kanya
dufite umukobwa wanyu Gaudence. What? Yeah, of course Gaudence twe twamushimuse kandi mwitekereza kenshi kandi nimutekereza kabiri ibintu byose biruze kuba byabapfana. Chris, uko Gaudence bamushimuse koko wambaye abantu tukavugana ki no. Kandi Ange ikintu tugusaba ntabwo dukeneye ko wongera kuduha abandi bantu, ntabwo dukeneye ko wongera kuvugana n'abandi bantu. Icyo dukeneye nonaha niwe gusa kugira ngo tuvugane. Kandi nutindamo gatoya uyu mukobwa araba yabura ubuzima bwe, kandi nabura ubuzima bwe niwe uzaba wabigizemo uruhare. None se mushaka iki nyine? Nimumbwire muri make mushaka iki, muri kwifuza iki? Okay, aho ngaho rwose turi kumwe kandi turi kujyana. Rero twebwe ikintu dushaka nta kindi, nta nubwo kigoye cyane. Turabizi neza wafashe konti zawe rwose zo muri banki urazibloka. Nase kandi mwamenye banki yanjye gute? Witubaza byinshi kuko gutyo uri kutubwira amafuti. Twamaze kukubwira neza ko turi abahaka, rero sinzi ikindi kintu ukeneye kuri twebwe rwose. Nyine ndabizi muri abahaka ndetse mwabimbwiye, ariko sinumva kuntu mwamenya konti zanjye. Ya, nibyo ngibyo rero biri mu byo dukora. None se mwifuza iki kuri konti zanjye? Dukeneye kongera ugatanga access ku bantu bose. Cyangwa mufite aho muhuriye na ba Patrick ndetse na ba Manzi? Abo baginga uri kuvuga nta nubwo tubazi. Ahubwo twebwe icyo dukeneye tanga access, ko dukeneye kuba twashimuta konti yawe tugakura amafaranga yose ariho. Rero nutabikora turibuze guta ko tumwica direct, ntabwo turibuze ko twabitindamo. Ese kumwica murumva ari cyo kizima? Ariko wa mukobwa kuri kwigira injajwa cyane, ufite imyaka ingahe? Ushaka ko umukobwa tumwica kandi nitumwica ubugingo bwe niwe uzabubazwa. Ndetse tujye kwa twagukupa nta n'iminota irenze 30 turibuze ko twaguhira ibuze ko yabitekerezaho. Ese uraduha access kuri konti yawe cyangwa ntabwo uribuze ko wayiduha? Basi nyine nimumpiyo minota 30 nkuko mwarimo bivuze maze mbitekerezeho. Nimara ko nabitekerezaho ndahita ko mbahamagara, ndetse nimbara ko bahamagara turata ko tumenye ibyo ari byo. Okay, sawa nta kibazo, iyo minota 30 turayiguhaye. Gusa kuri kondisiyo imwe. Iyihe kondisiyo se kandi? Uribeshya gato ugakora ikosa ngo ugiye kuba wahamagara abapolisi. Nakubwiza ukuri tukibimenya ko wabahamagaye. Final solution baratugeraho Gaudence twamaje kumwica. Kandi nitumwice ndakeka igihomba azaba ari cyane, ntago azaba ari cyacu rwose. Oh la la, nose uko mbigenze gute? Nta kindi ugiye gukora, twebwe icyo dukeneye no kugira ngo duhe access. Kandi rwose ugira ibihe byiza, twebwe tubaye tugiye. Chris, noneho kambaye hose kuko ndabigenza gute? Abo ni bande mwavuganaga se? Nyine abo ni abashimusura mukobwa wacu Gaudence. Mana we, simva ibyo natekerezaga nibyo. Nyine already baramushimuse kandi bashobora kumugira nabi bakamufata ku ngufu cyangwa bakamwica. Oya Chris, ibyo ntacyo babikora kuko nyine badukeneye se kandi mu biki? Barampamagaye ngo bakeneye ko konti zanjye ntanga access ku bantu bose bakabasha kuba babikuza bikamera nko kundi byari bimeze bwa mbere. Kuko bari kwinjira muri programme bakabura uburyo babasha kuba bahakinga ngo bantwara amafaranga yanjye. None bakeneye iki? Bakeneye nyine kugira ngo tubaye access. Muri ibyo Patrick yahise ko yitangurana uti none se uri kurindira kubiki? Ndumva ibyo ngibyo tutagakwiye kuba twabitekerezaho. None se wabaha access aho kugira ngo uriya muvandimwe wacu apfe? Hoya rwose Ange buretse. Ariko Chris warasaze, uzi kuri ari mushiki wawe uri gukina nawe kandi urabizi bari abantu nta mikino bagira bashobora kumwica mu kanya nkako guhumbye. Patrick niki se kandi bro, ndumva nta cyute cyo gutekereza kuri ibyo bintu pe. Bagakwiye kuba access kuko nubundi amafaranga nibishakwa nta birenze man. Urabizi se nundi ushobora kubaha ayo mafaranga nundi bagahita kuba mwica, kandi ndabizi neza ntabwo ari buze kuba bamwica kuko baradukeneye. Rero duva abo twabanze tugahamagara polisi. Mwabaza mugahamagara polisi kandi bro muri gukina mu bintu by'amafuti. Ange urabyumva gute? Ariko Chris waretse tukaba amafaranga ko reka tuba amafaranga man, amafaranga tuzongera tuyashake ko urabizi nundi iriya business yindi nge nawe twashinze ndabizi neza tuzabona andi mafaranga. No, nge ntago ari uko mbyumva. Reka dukoresha umutwe wacu dukora ibishoboka byose dushakishe turebe uko byagenda. Ariko ibintu byo kuvuga ngo rwose tuba amafaranga ibaze tuyabahaye ndetse na mushiki wanjye akagira ikibazo kimubaho. Ariko si ibaze tutayabahaye noneho bakanamwica, ubwo se urumva tutazajya twishinja urubanza? Rata we ndi kumva rwose Ange uri mukuri, ariko Chris we byo uri gutekereza sinzi. No, ahubwo reka duhamagare polisi. Tuyamagara ndetse tuyimenyesha ibyo ari byo. Gusa bakiri muri ibyo mbere yuko bahamagara polisi bajye kubona ndetse ya telefone irongera bahamagaye. Ati Ange twizere ko abitekerejeho. Yeah, of course nabitekerejeho. Tugira ikibazo na gito kuko umukobwa wanyameze neza. Ese niki cyanyemeza ko umukobwa ameze neza ra?
saba telefone umuntu gatoya nkwereke nkohereza ifoto yiwe. Si uyu Gaudence? Yeah, of course ni uyu nguyu. Okay, gutya ari live ndetse arakuruzi ndetse muri kuvugana kuruzi. No si mwamumpaye basi nkabanza nkamuvugisha. Muvugisha ibiki? Banza utange access, n'ukimara gutanga access nkoganya utarata ko tumurekura. Kandi tutamurekura kubera mwebwe muzajya muhora mwishinja amakosa. Gusa Chris yahise ko yaka Ange telefone. Atumva mwabaginga mwe mbabwire ndetse mbabwiza ukuri. Uwo mwana w'umukobwa haragira ikintu na gito kimubaho. Ndabwiza ukuri namwe nzabica kandi nzabihoreraho. Kandi ikindi ayo mafaranga mushaka ntayo turi bubashye. Kandi tujye kuba twanabatanga kuri polisi. Rero wowe bro ufite ubugoryi ndetse ufite n'ubwana. Twe turabahaka kandi bino bintu turabimenyereye rwose. Rero ayo mafuti ndetse nyine ibyo ni ubugoryi bro, nta nicyo byabasha kuba byaduhungabanyaho. Rero uri kurindagira ku busa. Ahubwo ubwira uwo mukobwa atanga amafaranga kuko nuguma wigira gutyo uwo mushiki wawe rwose turuze kuba twamwica, kandi nitumwica tuzagira ubugoryi, ntuzishinja amakosa. Ahubwo si uzabura kwishinja amakosa gute? Ahubwo uzajya uhora urira wicaye mu buriri urira utekereza ko ari we watumye mushiki wawe apfa. Apfa ndaje ndetse ndabaziye muraje mubone Chris wariwe. Uraje uratuziye bro, iryo ni iterabwoba kandi nta nicyo ryadutwara, nta n'ikibazo na gito twebwe tuyifiteho rwose. Kandi turagukubye muraduhaye amafaranga ntayo muduha, ntayo tubaha ndetse mukora icyo mushaka mwabaginga mwe. Uzikaseka nkupa. Gusa ibyo byose bigiraga ntiyari bazi neza ko Manzi ari uri kubahamagara ndetse kari uri kubatesha umutwe. Gusa Manzi yahise kahamagara ba boss we. Ati boss, uriya muginga ndamuhamagaye ndetse uwo muginga ngo ni Chris uri kumwe na Ange neza tumye byanga rwose. Ange we yari kutwemera ariko Chris waranze. Rero ndumva nta kindi gisigaye ngiye kuba nakicuye umwana w'umukobwa. Ati no ntukore ikosa. Ese boss kari mwe bari bunshyigikiye ngo mwice ndetse mukure mu buzima, ni gute muri kumbwira ngo mbe mbiretse? Ariko wagiye ukura wa musore we. Nose ubwo numwica ubundi biruze kuba byatugeza guki. Numwice ndabizi neza iriya company yakomeza surviving ndetse twamaze kuvumbura neza kuri mukobwa afite indi company ndetse iri kuma amafaranga menshi. Rero kuri iyi nshuro ntabwo dukeneye ibi bintu, ahubwo dukeneye ngo dukore uko dushoboye kose kugira ngo twinjire muri iyi mitungo y'uyu mukobwa ndetse tuyihakinge, kuko tumaze kumenya neza ko n'iriya banki twabasha kuba twayinjira ndetse tukayihakinga. Rero umva nkubwira ikintu tugiye kuba twakora. Iki se boss, uwo mwana w'umukobwa buretse ndetse ntugire ikintu mukoraho, ahubwo mwe mukomeze mu mufunge kandi ntimugire ikosa na rimwe mukora. Mutibeshya ngo muramufata ku ngufu, kuko niba ari ikintu nanjye nanga mu buzima nango mumfata umukobwa ku ngufu. Mwege ni mumureka aho ngaho ndetse ntimugire ikintu mukoraho. Ndabizi neza uriya mukobwa ari buze kuba yakisubira, ariko nta n'impamvu. Ahubwo reka nkwereke ukuntu tugiye kuba twabigenza. Wajya guta kwamagara polisi ndetse ubimenyesha ko ari umwana w'umukobwa wasimushwe witwa Gaudence, kandi uwo mwana kari umuvandimwe wawe. Urabwira neza ko washimuswe Gaudence ari nawe wabashije kuba wamugonga. Nose boss ushaka kuba wafungisha uriya mukobwa Ange? Yeah, of course nshimye ko utekereje vuba ndetse ugata kubimenya. Shaka kugira ngo dufungishe uriya mwana w'umukobwa, kuko nituza kuba twamufungisha biraza kutworohera kuko arabari muri gereza, nta muntu uri buze ko yakurikirana imitungo yiwe. Rero biraza kuba byoroshye cyane. Turaza kuba twatrackinga, kandi tubaza kuba twatrackinga turandika dusaba access kugira ngo batwemerere kuri banki, ndetse nituza gusaba access kugira ngo batwemere bari buze gute ko bamuhamagara. Niba muhamagara telefone iyo turaba twayihuje ni yacu, ndetse turaza guhindura sound yacu ndetse tubemerere tubaye access. Rero bari buze ko bamuha access bagira ngo ni Ange yisabye, tubasha kuba twabikuza amafaranga nta kibazo. Boss aho ngaho rwose uramfite ndetse urankomye. Erega mwana wanjye ntabwo ntekereza nk'ibyo ngibyo. Gusa papa bino bintu byarangoye rwose. Mwana wanjye rwose ntugire ikibazo, ibi bintu tugomba kubikora kandi tugomba kuba success. Rero ita kwamagara polisi. Yego rwose papa, kandi ngomba kubyitaho, kandi irindi kosa utazongera kubukora. Manzi tuzongeye kumpamagara ngo ndi papa wawe, kuko umpamagaye ngo ni papa wawe akagira umuntu n'umwe utwumva, imipango yacu yose yahita kipfa. Papa rwose, kandi mba nkumbuye no kuguhamagara papa rwose. Gabanya ubugoryi shazi ko wagira ngo uri umwana w'umukobwa, hagati aho mushiki wawe aragusuje ngo aragukumbuye cyane rwose. Nyine ujye umubwira nawe ibyo ndimo. No, ntabwo nakora ikosa ryo kumumenyesha ibyo urimo. Webeye kuntu mushiki wawe azi ko turi abantu beza ndetse ko nta makosa twakora. Ibaze rero mubwiye ko ari aya mahano turimo. Wa mugani rwose papa yahita ko nyine ntabwo yabifata neza rwose. Bisaba rero Manzi, ibintu bikore gutyo mbikubwiye kandi ntukore mistake. Yego rwose papa, nta mistake nibuze kuba nakora. Nuko akiri muri byagiye kubona ndetse na Patrick aramuhamagaye. Atese Manzi, ufitiye imipango yindira? Umva bro, imipango rero mfite uriya mwana w'umukobwa ntabwo turi buze kuba twanamwica.
atawish ahubwo da nubwo nari nabikwemerera nanjye numvaga bitandimo of course ndumva atari ngombwa ko twamwica ahubwo tugiye kuba twafungisha uwo muginga ngo ni Ange. Ese kandi umupangu umeze utari umupangu uri buze kuba warya? Ati ugiye kuba warya kandi uri buze kuba wadufasha, ahubwo icyo ndi buze kuba nagusaba baze kuza kuba bamutwara ndetse nawe uri aho ngaho kandi ugerageze umwiyegereze cyane, kandi urabizi nawe imipangu ufite aho ngaho ni ukugira ngo abashe kuba yagukunda. Abashe kuba yankunda se shara nkunda gute n'iki kiginga? Hano hari umuginga witwa ngo ni Chris yaramuzengereje, ahubwo simpamya neza ko batagiye no kuba ahubwo umenya zanamutera inda batarashyingirwa. Hoya se kandi iyo mico se nawe yaje kuyijyamo yaje kuyijyamo se ahubwo nagusa mba mbona bakundanye barashuditse byadanje ku buryo utabyumva. Hoya rwose Pati we ntugira ikibazo, ndabizi neza uwo muhungu ntacyo avuze ndetse uzayigukana uwo mukobwa rwose manzi, ibyo ntacyo bimbwiye ndetse ntabwo bikinshishikaje. Nanjye ubu ngubu icyo ngendereye cyane no kugira ngo tubashe kuba twamuhombye kuko yanyiriyeho birambabaza. Uzi kubwira umuntu ngo mukundana akakubwira ati mwarakuranye ngo ibiki n'ibiki. Nanjye ngomba kwihorera kuri we kuko yarambabaje ndetse yaransuzuguye. Tugomba gukora ibishoboka byose uwo mujinya ufite ndetse tukawukoresha, nta mpamvu yuko umuginga nkuriya w'umukobwa yagusuzugura. Of course rwose manzi ngomba gukora uko shoboye nkamwihorera kugira ngo n'undi munsi atazongera kuba yamenyera. Okay noneho ngiye kuba nahamagara polisi kandi ngiye kuba yagera aho ngaho vuba, nijya kuba yahagera ndaguhamagara kugira ngo ubashe kuba wakitegura. Ati sawa ntari rwose bitegure neza. Nuko manzi ahise kahamagara kuri polisi. Mumeze neza se? Ati yego rwose. Ninde tuvugana? Ati oya si ngombwa ngo mumenye uwo muvugana, gusa nkeneye kuba nabaha ikirego ndetse hari umuntu wanjye nabuze. Oya ntabwo ibyo bishoboka, urinde uherereye hehe? Oya rwose nta mpamvu kuko bino bintu nanjye bishobora kuba byangiraho ingaruka kuko ndabizi neza ni ikibazo kuko umuntu ngiye gutanga n'inshuti yanjye. Ati okay tubwire nicyo kibazo ufite, nanjye ndi muri uyu murenge wanyu gusa mfite ikibazo ndetse kindemereye. Ikihe kibazo? Hari umukobwa witwa Ange. Ange bimeze bite, byifashe bite? Yashimuse umwana w'umukobwa witwa Godanse. Ayo makuru nushaka tubigenze bite? Nicyo nshaka no kugira ngo mwashe ko mwafashe ndetse umwana w'umukobwa mu mugarure kuko umukobwa ashobora kuba ari umwicanyi kandi ndetse kuba yamushimuse n'inyungu ze bwite. Rero ashobora kuba yamugirira nabi, cyo cyane no kugira ngo mwashe ko mwatabara uwo mwana w'umukobwa mbere yuko hari ikintu kibi cyabasha kuba cyamubaho. Rero amakuru nkayo ngayo musore dusanzwe tuyumva, nicyo gihamya ndetse n'icyo kimenyetso cyatwemeza ko amakuru duhaye ari ukuri. Rwose namwe muransetsa. Impamvu kugira ngo mubyemere, mbere na mbere uwo mukobwa yabanje gugonga musaza w'uwo mukobwa. Chris se? Of course numva umuzi. Chris rero baramugonze kandi uwo mukobwa niwe wamugonze, kandi umukobwa yamugonze ari kumwe n'undi musore witwa Manzi. Gusa bagerageje kuba bahisha icyo kirego kandi uwo mwana w'umukobwa hari inyungu zindi akeneye kuri uwo muryango. Rero yabonye bidashoboka ndetse atari kubiyegereza neza, abashwa yakiyegereza uwo muhungu Chris barakundana ndetse si nibyo gusa, yabonye bidahagije abasha kuba yashimuta mushiki we rwose. Ati okay uherereye he noneho kugira ngo uzabashe kuba umutangabuhamya? Ati no ndumva ibyo bintu mbabwiye bihagije rwose, mwege mugerageze mugereyo ndetse mubashe kuba mwatabara uwo mwana w'umukobwa kuko nimutinda ndabizi uriya mukobwa ashobora kuba ari n'umwicanyi, ashobora kumugirira nabi rero, kandi namugirira nabi ndabizi ngiye ikirego cyanjye nzaba nagitanze ndetse ubufasha bwanjye ndabutanze. Okay thank you rwose musore, kandi ujye ugumutanga amakuru ndetse uyatangire ku gihe. Ati murakoze cyane rwose. Manzi ese kahamagara ndetse ahamagara samumenyesha ko yamaze gutanga ikirego kuri polisi. Ati papa amaze gutanga ikirego ndetse ndakeka biri buze kuba byagenda neza. Ati okay fine, mwana wanjye rwose ukora neza kandi mushiki wawe namusuje nawe ngaragusuje gusa aragukumbuye. Mureke ndekana nawe ndetse ngarankumbuye sibyo nibiki. Nzagaruka aho ngaho papa ruko imipango yanjye maze kwitegura neza ndetse ibaye success. Yego rwose mwana wanjye uzagaruka kandi ibintu byose bimaze kunyura mu mukino ndetse bimaze kumera neza. Ubu ngubu ntacyo wabuje kumara hano rwose. Gusa Chris aho yarari ndetse ari kumwe na Ange ari kumwitaho ndetse amuhakeye. Ati baby wigira ikibazo rwose, ndabizi neza nubwo mushiki wawe ameze nabi ndetse nubwo bamushimusa nta kibi kiri buze kuba cyamubaho rwose, kandi urabizi ntubizi ko ngukunda se. I know of course you love me, gusa nyine ibi ngibi byo byandenze pe, sinzi uburyo nabigira, sinzi n'uburyo nabifatamo rwose. Ati no baby nyine I love you kandi ndahari kubwawe, mushiki wawe ndabizi neza turi buze kuba twamubona, ariko nyine Ange turi no gutinda kuba twatanga ikirego pe. Of course reka duhamagare polisi, nta n'impamvu yo kuba twatinda rwose. Gusa Chris nanjye ndikumva mpangayitse pe, natangiye kugira ubwoba sinzi icyo nabasha kuba nakora.
nyine Chris sinzi ndi kumva akora ku mutima wanjye wumve kuntu umeze. Ati utize ati baby uzi ko nawe umutima wari guterera hejuru. Yeah, of course none wabara guterera hejuru gute? Urabizi neza nanjye go dance rwose. She is like nyine sinzi nubwo dukundana gusa nawe she is like my sister. Ni nka mushiki wanjye mutoya rwose. Gutya ndi kumva nahangayitse, ndi kumva mfite ibibazo byinshi cyane kandi sinzi uburyo nabikemuramo, ariko hamwe n'Imana ndabizi neza ari buze kuba yamera neza ndetse nta kintu kibi kiri buze kuba cyamubaho. Reka nizere ko hari abantu bamushimuse rwose ntacyo bari buze kuba bamukora. Gusa nyine Ange nubwo nanjye nyine nabashije kuba navuga ngo amafaranga turetse kuba twayatanga, gusa nanjye mfite ubwoba ndi kwibaza ibintu biri buze kuba byaba kuri mushiki wanjye. Ibaze tudatanze ari amafaranga akabasha kuba yapfa. Se Ange tuyatange koko? Chris urabizi ngendo uwawe ndetse nta nicyo nakwima, kandi ndabizi neza uri inyangamugayo pe, kandi urabizi n'ibintu nibishakwa rwose kuba twafata amafaranga ndetse tukayatanga mushiki wawe akagaruka ntacyo bitwaye. Ndetse wari wabonye ko cyagirana nanabyemeye, ahubwo nuko wabashije guhita kumpakanira. Ati no, nyine icyo nashaka kumenya neza ko kuko urabizi abateka mitwe bariho pe, ariko ubwo bamaze kutwereka amafoto yiwe ndetse afunza aboshye, bishatse kuvuga ko nyine bari seri ndetse bamaze kuba bamufata. Rero nashaka kubanza making sure neza niba atari abateka mitwe gusa, uko ndi kubona ko bari seri ndetse bashobora no kugira ikibazo bamukoraho. Ese ahubwo Ange tuhamagara tubasha kuba twabahaye amafaranga? Chris uko bishakanye rwose nta nicyo bintwaye, kuko urabizi neza ndagukunda kandi nakora buri kimwe ku bwawe. Yeah of course nanjye ndagukunda kandi nakora buri kimwe. Gusa bakiri kuganira Patrick yahise kaza. Atese muri kuganira bikira ko mbona mwese mosiyo zabatwaye. Atese Patrick uri kubona nyine twabigenza gute? Mbona ko Godanse bamutwaye ndetse ko nta nicyo twakora. Atariko Chris nawe wakoze ibintu by'ubugoryi pe. I'm sorry kukubwira gutyo, gusa nyine kuba twatanga amafaranga mushiki wawe bakamuzana ntacyo bitwaye. Ati yeah of course ntacyo bitwaye, gusa nyine nose twabigenza duti? Ndumva nyine gutanga access ntacyo bitwaye bakaba bakura hari amafaranga, kuko ibintu nibishakwa company yacu twakongera tukayikora neza ndetse amafaranga twakongera tukayabona. Ariko umuntu ari hano ndetse ari muzima, naho kuvuga ngo nyine ikibazo gishobora kumubaho kandi nibimubaho rwose ndababwiza ukuri Ange, umwe muri mwebwe azabyicuza rwose, azabyicuza. Wibuze ko batera umuntu ubwoba nta kintu kiri buze kuba cyamubaho, ahubwo njye numva mwahamagara bari abantu rwose. Ange rwose ongera ubahamagare ntari bindi subemere kujye ko babaha access, ariko mbere yuko mubahamagara ariko nzi ndaje mbanze zana ya telefone yanjye nini. Ndabizi neza ku bintu bya IT nanjye ndeba ushobora kuba nabatracking nkamenya ahantu baherereye, buryo tukabasha kuba twababeshya ko tugiye kubashira amafaranga ndetse tukabasha kuba twarokora Godanse ndetse tukamurukura nta mafaranga yacu dutakaje. Ati koko wanamugani rwose Patrick uzi ko uri umuhaka nawe mbyibutse, nyaruka rwose zanira ya telefone dute ko tubahamagara. Gusa Patrick yese ko yirukanga ndetse nta nubwo yaragiye kuba yabahakinga nkuko yarabivuze, ahubwo yaragiye kuba yabwira Manzi arekere kuba yahamagara abapolisi kuko yaramaze kubona neza ko Ange yamaze kwemera kuba yabaha access. Gusa mu guhamagara Manzi yese ko amubwira ati Manzi ibintu byo guba bahamagara abapolisi babiretse ko umukobwa amaze kumukonveka ndetse ko yabyumvishe kaje kuba yabaha access. Sorry rero rwose Patrick watinze kuko abapolisi ndakeka nta minota itatiye kuba yashira kugira ngo babashe kuba babageraho. Ati what? Yeah of course I'm serious, abapolisi baraje ndetse nta nubwo ari buze kuba batinda rwose. Ati nose ubwo mbigenze guti? Ahubwo genda umube hafi kugira ngo ataza kuba yamenya gahunda zacu. Ati okay sawa ntaribi. Patrick ese ko yirukanga ndetse ahita asubira muri salo. Ati Ange numva ubu ngubu rwose wabahamagara. Ati Chris ngiye kubona abahamagara ndetse mbemerere, kandi nubwo Patrick atabasha kuba yabatrackinga rwose amafaranga turi buze kuba twayabaha, nubwo byakanga rwose turayabaha kuko nta mwanya dufite rwose, nta mwanya dufite wo gutakaza kuko dushobora kubura ibintu byose. Ati okay sawa ntari baby uko bishaka nge ntacyo bintwaye rwose, ngombwa nuko mushiki wanjye aboneka ndetse tuzabikurikirana nyuma rwose. Nuko bakiri muri ibyo bahise kubabona polisi yinjiye. Ati Ange nawe hamagaye se polisi? Tino Patino wese wayihamagaye kandi Tino ahubwo natekereza ko ari we waba wayihamagaye. Tino nanjye of course ntabwo rigeze nyihamagara. Polisi se kibabaza ati bimeze bite? Ati bimeze neza rwose. Ati Chris warakize se kandi warorohewe? Ati Sheriff ni wowe? Ati yeah of course ni njyewe. Ati se ko muri ahangana na amahoro? Ati no ntago ari amahoro, tuje gufata umugizi wa nabi. Umugizi wa nabi subwo muri twebwe nindi? Ati Godanse ari hehe se kandi ko ntamubona ahangaha? Ati Godanse rwose twamubuze kwa turi guteganya kuba twatanga ikirego kugira ngo mubashe kuba mwadufashe kumukurikirana ndetse tumenye ahantu yabari. Gusa nyine baduhamagaye batubwira ko bamushimuse ndetse abantu bamushimuse ngo bakeneye amafaranga. Ati bakeneye amafaranga
ese Chris waba uzi umuntu wakugonze? Ati no. Ati okay. Ati none impamvu ndahangaha nta yindi nje kugira ngo mbashe kuba nafunga umugizi wa nabi ndetse turamukata imyaka myinshi kuko yarakabije rwose. Ati Ange uremera ko ari we wagonze Chris? Ati what do you mean? Ushatse gusobanura iki se kandi sheriff? Ushatse gusobanura iki? Ibyo mvuga ntago ari ibyo. Ntubizi ko ari we na Manzi mwagonze Chris? Ati ya of course nitwe twamugonze gusa turi guteganya kuba twabimubwira. Ati mwari muri guteganya kuba mwabimubwira? Ati Ange ni mwe mwangonze? Ati Chris ya of course niwe wakugonze ndetse mfite amakuru 100% ko ari we washimuse mushiki wawe. What? Ya of course niwe washimuse mushiki wawe. Ange wimwibazaho ndetse wimutekerezaho. Ese Patrick wawe uzi neza ko ari we wari waragonze Chris? Ati ya niwe wamugonze gusa yari guteganya kuba yabimubwira. Ati Patrick nawe wari ubizi ndetse ntiwagira icyo bimbwiraho? Ati none numvaga nyine bitari necessary Chris kuba twabikubwira kuko wari wamaze gukira kandi wari wamaze kuba bakwitaho. Ati rero nta magambo menshi mfite yo kuba navugana nawe. Ange tugende ndetse ukeneye kuba wafungwa, turagukatira kugira ngo bashe kuba waryozwa ibyaha byose wakoze. Nuko Ange bahise kuba bamwambika amapingu ndetse bamujyana kumufunga. Gusa Chris we yaratunguwe ndetse biramucanga buri icyo akora. Igice cyacu cya 11 nahanga kirangiriye kandi mbibutsa ko season yacu ya Ange w'umukiri kugenda igana ku musozo. Ndabakunda cyane.